Ese wari ubizi ko igihe cyose usohotse mu nzu uba winjiye mu ntambara y'umwuka? Waba uyireba cyangwa utayireba, hari intambara itagaragara izengurutse ubuzima bwawe, ibitekerezo byawe n'umuryango wawe. Ariko hari ikintu ukwiye kumenya gifite imbaraga cyane, ni uko Imana yaguhaye intwaro zayo ugomba kurwanisha. Uburinzi bw'Imana bwaremwe n'amaboko yayo, ariko abizera benshi ntabwo basobanukiwe neza uko bakwiriye gukoresha iyi mpano ikomeye bahawe. Uku kuri ni ingenzi ku mwana w'Imana wese kukumenya, kugira ngo ahagarare ashikamye kandi abashe gutsinda ibitero byose bitagaragara aterwa n'umwanzi. Iki gishobora kuba ari rwo rufunguzo ubura kugira ngo winjire mu mbaraga z'umwuka umaze igihe kirekire utegereje. Gumana nanjye kugeza ku musozo, kuko ibyo ndi kugusangiza biraza kugufungura amaso, birakomeza kwizera kwawe kandi bihindure uburyo urwana n'uburyo unesha intambara zawe z'umwuka. Ukeneye gusobanukirwa ko intwaro z'Imana ntabwo ari imvugo zo kunezeza abantu Bibiliya ivuga, cyangwa imvugo zifite ibindi bintu by'amarenga ziba zishatse gusobanura. Izi ntwaro ni ukuri, zifite imbaraga kandi zaremwe n'ukuboko kw'Imana ubwayo. Izi ntwaro zagenewe kuba uburinzi buhambaye bwo kukurinda ibitero by'umwanzi. Zifasha uwizera kuba umunyembaraga no kuba yambaye imyambaro ikomeye imurinda ibitero by'umwanzi uko byaba bimeze kose. Kugendana intwaro z'Imana ntabwo ari amahitamo, si ibyo umuntu yingingirwa, ahubwo biri ngombwa ku mwana w'Imana wese. Tuba mu isi ihora mu rugamba, duhora turwana no kugera ku ntego zacu, kugera ku mahoro ndetse no kugera ku ntumbero zacu. Abefeso 6:12 Bibiliya itwibutsa ko tudakirana n'abafite amaboko n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Uyu murongo urabisobanura neza ko tutarwana n'abantu, ahubwo turwana n'imbaraga z'imyuka. Urugamba urwana ntabwo ari urugamba rw'amaboko, ni urugamba rw'umwuka. Iyi niyo mpamvu ukeneye intwaro z'Imana. Buri munsi uhura n'ibitero byo mu mwuka, waba ubizi cyangwa utabizi. Ibi bitero bishobora kuza nk'ibyiyumviro cyangwa gushidikanya, ubwoba cyangwa kugeragezwa n'ibyaha ndetse no kwiheba. Ibyo byose bikwisukaho nk'imyambi yaka umuriro, bigambiriye guca intege kwizera kwawe no kwangiza amahoro yawe no kwiba ibyishimo byawe. Iyo ibyo bitero bije, uba ukeneye ubwenge busumba ubw'abantu n'imbaraga zabo. Icyo uba ukeneye ni uburinzi bw'Imana, intwaro zaremwe n'Imana ubwayo zo kugukingira umwanzi uwo ari we wese. Reka turebe buri gice kigize izi ntwaro zagenewe kurinda no guha imbaraga uwizera wese. Ariko mbere y'uko dukomeza, ndagira ngo nguhe umukoro gatoya. Ujye muri komenti wandike amena, nko guhamya kwizera kwawe mu ntwaro z'Imana. Kandi niba utarakora subscribe, wihute cyane uyikore kugira ngo utazacikwa n'ihishurirwa nk'iri ngiri. Ikindi, like yawe ifite imbaraga cyane kuko iratuma ubu butumwa bugera ku bantu benshi. Igice cya mbere cy'intwaro z'Imana ni umukandara w'ukuri. Ntabwo gusa ari cyo gice kibanza cy'intwaro zigaragara mu Befeso 6, ahubwo ukuri niko ntangiriro y'intwaro zose. Nta kuri ufite, ubuzima bwawe bw'umwuka ntabwo buba bushikamye. Yesu ubwe yarabivuze muri Yohana 14:6 ati, ni njye nzira, ukuri n'ubugingo. Ukuri ntabwo ari igitekerezo gusa cyangwa uko wumva ibintu. Ukuri ni umuntu, kandi uwo muntu ni Yesu Kristo. Umukandara w'ukuri ugaragaza ubushake bwawe bwo kubaho no kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Ni uguhamya kwawe ko iby'Imana ivuga ari ukuri, ibyo ubona cyangwa iby'ijambo rikubwira bihamye kurusha uko umuntu yabasha kubyiyumvamo.
iyo nta kurugira uba uri mu byago byo kugwa mu bushukanyi bw'umwanzi. Ibinyoma kongorera bishobora gusenya uwo uriwe, bigatuma ushidikanya ku ntumbero yawe kandi bikangiza n'umubano wawe n'Imana. Ariko iyo wambaye umukandara w'ukuri, urakuzenguruka nk'umurongo w'ubuzima, ugacamo kabiri umwijima wo gushidikanya ndetse ukanakumurikira igihe ugeze mu mwijima. Ukuri kuragukomeza. Iyo ukomejwe n'ukuri, nta bushukanyi uko bwaba bungana kose bushobora kukwinjirira. Imiyaga yo mu isi ishobora guhuha, ariko ntabwo izigera ikunyeganyeza igihe cyose uzaba uri mu kuri kwa Yesu Kristo. Igice cya kabiri cy'intwaro z'Imana ni umwambaro ukingira igituza wo gukiranuka. Nshuti yanjye, uwizera wese akeneye uyu mwambaro. Urawukeneye kuko umutima wawe ni igice cy'ingenzi ugomba kurinda ku kiguzi byagusaba cyose. Mu Migani 4:23 Bibiliya itwibutsa ko dukwiye kurinda imitima yacu kurusha ibindi birindwa kuko niho iby'ubugingo bikomoka. Umutima niwo soko y'amarangamutima yawe yose. Ibitekerezo byawe n'ubushake bwawe ni muri ufatira ibyemezo byose, kandi ni kimwe mu bice umwanzi ashaka cyane. Umwambaro wo gukiranuka ukingira igituza, ni ingabo igukingira kwicira imanza, isoni no kwiyanga ndetse n'ibirego byose umwanzi akurega. Gusa uku gukiranuka ntabwo ari ugukiranuka kwawe, kuko Bibiliya ivuga neza ko gukiranuka kwacu ari nk'ubushwambagara bwuzuye ibizinga, ahubwo uku ni ugukiranuka kwa Kristo. Iyo wambaye ugukiranuka nk'umwambaro ukingira igituza, uba winjiye mu gutungana no kwera kwa Kristo. Ntabwo bituruka ku mirimo myiza wakoze, ahubwo bikomoka ku byo Kristo yakoze ku bwacu. Kuba mu buzima bwo gukiranuka bisobanura kugendera mu bunyangamugayo, kuguma mu murongo w'iby'Imana yategetse no kwemerera umucyo wayo ukayobora intambwe zawe. Umucyo ni ijambo ry'Imana. Iyo ubayeho muri ubu buryo, umutima wawe uburinzwe. Nibyo umwanzi ntazabura gukomeza kugerageza kukwibutsa ibyaha byawe by'ahahise no gutsindwa kwawe. Azarasa imyambi ye yo kwicira imanza n'isoni mu mutima wawe, ariko ntuzagire ubwoba kuko urindwa no gukiranuka kwa Kristo, kandi iyo myambi ntishobora kwinjira ngo isenye uko gukiranuka kwa Kristo. Kubw'uyu mwambaro wo gukiranuka ntabwo tuba turinzwe gusa, ahubwo tuba duhabwa imbaraga zo kugendera mu kwizera gukomeye, tuzi neza ko imitima yacu irinzwe mu biganza by'Imana. Igice cya gatatu n'ubutumwa bwiza nk'inkweto zikwiriye ibirenge byawe. Izi nkweto zakorewe ikintu gikomeye cyane kirenze kuzigenderamo. Zigufasha guhagarara ushikamye no gutera intambwe ugana imbere, no mu gihe inzira yaba irimo imyobo myinshi. Ubuzima buzagerageza kugutsikamira, imiraba y'ubuzima, ibigeragezo bitunguranye no gushidikanya ko mu isi bizagerageza kukunyeganyeza. Ariko niwambara ubutumwa bwiza, nukomeza ijambo ry'Imana, icyaza mu nzira yawe cyose uzahagarara ushikamye utanyeganyega. Muri Yohana 24:17 Yesu ubwe yarabivuze ati, mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Aya mahoro Yesu yavuze ntabwo ari amahoro ashingira ku bihe urimo, nta nubwo akomoka ku byo uri kureba bikuzengurutse, ahubwo akomoka ku Mana isumba byose. Aya ni amahoro arenze cyane imyumvire y'abantu. Abafilipi 4:7 nuko amahoro y'Imana arenze cyane ay'umuntu yamenya, arenze cyane ay'umuntu azi cyangwa yatekereza, azarinde imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amahoro y'Imana ni nka fondasiyo ikomeye munsi y'ibirenge byawe. Agufasha guhagarara ushikamye, ufite icyizere kandi udashidikanya, no mu gihe urugamba rugeze mu mahina. Ayo mahoro agufasha gukomeza gutera intambwe ujya imbere. Ntabwo uzigera ugwa, nta nubwo
uzigera udandabirana igihe uzaba wuzuwe n'amahoro ya Kristo. Igice cya kane cy'intwaro z'Imana ni ukwizera gushushanya ingabo. Nibwo bwirinzi bwo ku mwanya w'imbere, uburinzi bukomeye buhagarika imyambi y'umwanzi. Gushidikanya, ubwoba, kugeragezwa no gucibwa intege bimeze nk'imyambi yaka umuriro byose kandi biraswa ku mutima wawe n'ubugingo bwawe. Iyo myambi ibije guca intege imbaraga zawe no kunyeganyeza umubano wawe n'Imana. Ariko ukuri gutangaje cyane ukwiye kumenya uyu munsi ni uko ingabo yo kwizera ibasha kuzimya buri mwambi wose. Ntabwo kwizera kuzimya imwe muri iyo myambi, ahubwo kwizera gufite ububasha bwo kuzimya iyo myambi yose hatavuyemo n'umwe. Bibiliya yisobanura kwizera mu Baheburayo 11:1 nko kubaho kw'ibyo umuntu yiringiye. Kwizera ni ukwemera ko ibyo wiringiye bihari. Kwizera ni igihamya cy'uko ibyo tutareba ari ukuri. Kwizera ntabwo ari ibyiyumvo, nta nubwo ari ibyifuzo, ahubwo kwizera ni ukugira icyizere kitajegajega mu masezerano y'Imana. Ni uguhagarara hagati y'inkubi y'umuyaga ukavuga uti naho napfa nzapfa nkiringiye Imana. Soma muri Yobu 13:15. Igihe umwanzi agerageza kukurasa imyambi ye y'ubwoba no gushidikanya, zamura ingabo yawe yo kwizera. Izahagarika ibitero byose, izaguha imbaraga zo gukomeza imbere utajegajega. Igice cya gatanu cy'intwaro z'Imana ni agakiza gashushanya ingofero. Si ukuba gusa igice cy'intwaro yawe, ahubwo ni uburinzi bw'ibitekerezo byawe. Bitekereze nk'aho ibitekerezo byawe ari ikibuga cy'imirwano ahabera ibitero byose byo mu mwuka. Umwanzi arabizi ko igihe abashije gutera imbuto z'ubwoba no gushidikanya mu bitekerezo byawe, bimubashisha kukujyana kure y'ukuri kw'Imana. Iyi niyo mpamvu ingofero y'agakiza ari ingenzi cyane. Ni uburinzi buhagarika ibyo bitero byo mu bitekerezo. Igihe wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, agakiza kawe gahinduka ikimenyetso kikuranga. Igihe wambaye ingofero y'agakiza, uba ubwira umwanzi uti nsobanukiwe neza uwo ndiwe muri Kristo. Naratabawe kandi naracunguwe, ndetse ndi umwana w'Imana. Iyi ngofero ikurinda ibinyoma by'umwanzi, amajwi akongorera akubwira ko uri umunyantege nke utazabishobora, akubwira ko Imana itagukunda. Ariko dore ukuri, agakiza kawe karatekanye ndetse kararinzwe. Soma Efeso 6:17. Mwakira agakiza kaba ingofero, mwakira inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Agakiza karinda ibitekerezo byawe, ibitero byo gushidikanya ku bushobozi bwawe no gushidikanya ku kubana n'Imana, ndetse n'ibitero byo gushidikanya ku hazaza hawe. Igihe ubwoba bugerageje kukuganza, n'igihe ugushidikanya gushatse kwinjira mu bitekerezo byawe, ingofero y'agakiza ikwibutsa ko wacunguwe kandi uri umwana w'Imana. Hamwe n'ingofero y'agakiza irinda ibitekerezo byawe, bikubashisha kwinjira mu rugamba urwo ari rwo rwose nta gutinya, ubizi neza ko nta cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana. Igice cya gatandatu intwaro z'Imana ni ijambo ry'Imana rishushanya inkota y'umwuka. Iyi nkota nicyo gice cy'intwaro z'Imana gikoreshwa gisubiza umwanzi. Niyo ukoresha umugaba w'ibitero, bitandukanye n'ingofero y'agakiza irinda ibitekerezo byawe cyangwa ingabo yo kwizera irinda imyambi. Inkota y'umwuka yagenewe kurwana. Yo ntabwo ari iyo gutuma uhagarara ushikamye gusa, ahubwo yo igufasha gusatira umwanzi nta bwoba ufite, ugahangana nawe. Ijambo ry'Imana ni ikirwanisho. Abaheburayo 4:12 atubwira ko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rifite ubugi buruta ubw'inkota zose. Iyo uvuze ijambo ry'Imana, ntabwo uba uri gusoma imirongo gusa, ahubwo uba uri gufata mu maboko yawe inkota y'umwuka icagagura ibinyoma n'ubushukanyi bw'umwanzi. Ibuka igihe Yesu yageragezwaga mu butayu, Satani yagerageje kumugerageresha amagambo n'amasezerano y'ibinyoma, ariko Yesu ntabwo yarwanye mu bundi buryo,
ahubwo yaravuze ati handitswe ngo izo mbaraga nawe ziri mu biganza byawe uyu munsi. Umwanzi nakongorera akubwira ko uri umunyantege nke cyangwa akakubwira ko ugiye gutsindwa, umubwiza ukuri kw'ibyanditswe uti handitswe ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Umubwira uti handitswe ngo Imana ntabwo yampaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yampaye umwuka w'imbaraga, urukundo n'ubwenge. Inkota y'umwuka igufasha gucagagura ibinyoma, kubohoka ku bwoba no kuvuga ubuzima yewe no mu bihe bisa nkaho nta byiringiro bihari. Iyi nkota iruta cyane uburinzi, ni uburyo utangazamo intsinzi yawe. Iyi ntwaro ifite imbaraga, ni nzima kandi nta kintu na kimwe gishobora kuyihagarara imbere iyo ikoreshejwe mu kwizera. Buri gice cy'intwaro z'Imana gifite imbaraga, ariko iyo ubishyize hamwe byose birema uburinzi umwanzi atabasha kumeneramo. Ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye, ntabwo ubasha guhitamo igice cy'intwaro z'Imana ukwiye kwambara, ahubwo ukeneye ibi birwanisho byose hamwe ukabikoresha buri kimwe mu buryo bwuzuye. Abefeso 6:13 hadutegeka ko dukwiye gutwara intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe gukomera ku munsi mubi. Impamvu dukwiriye kwambara intwaro zose z'Imana ni uko ibitero byo mu mwuka ntabwo biza biturutse uruhande rumwe. Ibitero bishobora gutera mu bitekerezo byawe, mu mutima no mu kwizera kwawe. Ingofero y'agakiza irinda ibitekerezo byawe, ikakwibutsa uwo uriwe muri Kristo Yesu, ariko udafite gukiranuka nk'umwambaro ukingira igituza. Umutima wawe ntabwo uzaba urinzwe. Umukandara w'ukuri ubumbira byose hamwe, ariko udafite ingabo yo kwizera, imyambi y'umwanzi izagufata. Ukeneye buri gice cy'intwaro kubera ko intambara z'umwuka ntabwo zoroshye. Ni ibitero byisukiranya kandi bishaka gufatira rimwe ibice byose by'ubuzima bwawe. Igihe ugiye hanze y'inzu buri munsi, ntabwo ukeneye igice kimwe gusa cy'izo ntwaro, ukeneye zose kuva ku mutwe kugera ku mano. Ukeneye kuba umunyembaraga. Urugamba rw'umwuka si ukwirinda umwambi umwe gusa ku munsi, ni ukuba umunyembaraga, ugahora wuzuye, ugahora witeguye igitero icyo ari cyo cyose. Iyo wambaye intwaro zose z'Imana, nta cyuho na kimwe kuri wowe umwanzi aba ashobora kunyuramo agutera. Uburinzwe, wambaye imbaraga kandi witeguye gutangaza intsinzi Imana yagusezeranyije. Iyo wambaye intwaro zose z'Imana, ntabwo uba ucungana no kurokoka urugamba gusa, ahubwo uba witeguye gutsinda. Gusenga mu kuri no mu mwuka nibyo biha imbaraga intwaro z'Imana. Iyo nta masengesho, intwaro zirasinzira. Ni nk'uko waba ufite ibikoresho byose ariko nta mbaraga zo kubikoresha ufite. Amasengesho ni isoko y'imbaraga z'Imana zihereza ubushobozi z'intwaro. Ushobora kugira ingofero y'agakiza, inkota y'umwuka mu biganza byawe n'ingabo yo kwizera iruhande rwawe, ariko iyo nta masengesho ibi bikoresho bitakaza ubushobozi. Soma Abefeso 6:18 hatubwira neza ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Impamvu iba ari ingenzi ni uko amasengesho aguhuza n'Imana, kandi niyo soko yonyine y'ubuzima, ubushobozi n'imbaraga. Mu masengesho niho buri gice cyose cy'intwaro z'Imana gifatira imbaraga zituma kibasha gukora ku buryo bwacyo bwuzuye. Iyo usenga mu mwuka, winjira mu butware bw'Imana gusumba imbaraga z'umuntu. Winjira mu butware bw'Imana burenze cyane imyumvire y'umuntu. Mu masengesho, intwaro zose z'umwanzi ziva mu rwihisho zikajya ahagaragara. Imitwaro y'urugamba yose ijya ahabona, ndetse n'ubutabazi bw'Imana bujya ahabona, bukagaragara mu buzima bwawe. Amasengesho ntabwo ari akamenyero cyangwa umuco, ahubwo amasengesho ni ubuzima mu rugamba rw'umwuka. Ntuzigere wirengagiza agaciro k'amasengesho. Intwaro z'Imana muri wowe zigira imbaraga zihwanye n'ingano y'amasengesho usenga. Ntugatume umunsi ushira utagize umwanya wo kongerera imbaraga uburinzi bwawe bw'umwuka mu masengesho. Ntabwo ukwiye kumva ko uzakoresha intwaro z'Imana gusa mu gihe cy'intambara ubona zikomeye. Izi ntwaro mu byo zagenewe harimo no kurwana na bya bitero bito bito bya buri munsi. Kenshi dutekereza intambara z'umwuka mu bihe bikomeye gusa, ariko reka nkubwize ukuri, ibi bitero twita bitoya nabyo birahangayikishije. Intwaro z'Imana zihari kugufasha kunesha ibitekerezo byo gushidikanya no kubura amahoro
amahoro igihe cyose wumva biguteye, igihe wumva udasobanukiwe intumbero yawe cyangwa wibaza niba mu by'ukuri uri kugendera mu bushake bw'Imana. Ibi ushobora kubifata nk'ibintu bito, ariko ugomba kubyitondera kuko gutandukira gato gato bigenda bikura. Iyo bibaye ibintu bihoraho bica intege fondasiyo yawe y'umwuka. Iyi niyo mpamvu ukeneye intwaro zose z'Imana umunsi ku munsi. Igihe ubyutse mu gitondo, fata umwanya wo kwambara intwaro zose z'Imana mu masengesho no mu bitekerezo byawe. Ibi iyo ubikora uba uri kwitegura kunesha bya bigerageza abantu bita bitoya, ariko bishobora gukura hamwe n'igihe iyo umuntu abyirengagije. Ntugategereze kuzarwana ari uko wageze mu nkubi y'ibigeragezo. Ambara intwaro zose z'Imana kugira ngo uhore witeguye. Kwambara intwaro z'Imana ntabwo ari igikorwa ukora rimwe gusa ukarekeraho. Kwambara izi ntwaro ni imyitwarire yawe ya buri munsi mu buzima bw'umwuka. Bigusaba ubushake no kuzirikana. Buri munsi uhura n'urugamba, haba mu kazi kawe, ibibazo byo mu bubana nabo, cyangwa intambara muri wowe imbere urwana no gushidikanya n'ubwoba. Urugamba ruhoraho. Niyo mpamvu mu Befeso 6:11 Bibiliya idutegeka kwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe kunesha ibitero byose by'umwanzi. Bibiliya irakubwira ngo ambara. Ni igikorwa, ni icyemezo ufata buri munsi. Ni amahitamo yawe guhagarara mu mbaraga z'Imana. Gusuzugura kwambara izi ntwaro z'Imana bigushyira mu byago. Iyo utazambaye winjira mu rugamba nta burinzi ufite buhagarika imyambi yaka umuriro y'ubwoba, kugeragezwa no gucibwa intege byose umwanzi ashyira mu nzira yawe. Tekereza intambara zingana iki dutsindwa bidaturutse kuko Imana ari inyantege nke, ahubwo kubera ko tutigeze twitegura. Intsinzi ntabwo izanwa n'amahirwe, ahubwo ikomoka mu gusenga, mu guhora witeguye mu bitekerezo no guhora witegura mu buryo bw'umwuka. Iyo wikwijeho izi ntwaro z'Imana uba ukomeye mu kwizera kwawe. Nyuma y'igihe iyi myitwarire ikubera umurinzi ugufasha guhagarara ukomeye mu ntambara z'ubuzima. Ukuri ni uko udakwiriye kwizera intsinzi mu rugamba rw'ubuzima niba utambaye intwaro zose z'Imana yatanze. Nshuti mukundwa, gerageza ubu butumwa ubushyire ku mutima wawe. Ujye utangira buri munsi wambara intwaro zose z'Imana mu masengesho. Utumire Imana igutwikiriza imbaraga n'uburinzi bwayo. Birashoboka ko uri kurwana intambara uyu munsi, zaba nini cyangwa ntoya. Ibuka ko utari kurwana wenyine. Imana yagushyize intsinzi mu biganza byawe. Hagarara ukomeye, wamamaza intsinzi yawe. Umwanzi turwana nawe ni umuhanga cyane muri strategy z'intambara. Ibitero bye ni gake cyane wabasha kubivumbura. Ntabwo ashobora kugutera anyuze aho imbaraga zawe ziri, kuko ababizi neza ko atashobora kugutsinda. We iyo agutera akurikirana aho ufite intege nkeya. Niho ahera guteza kubura amahoro, akaguteza ubwoba budashira, ugatangira kumva amajwi agutera gushidikanya mu mutima wawe n'ibigeragezo ubona ko utabasha kurenga. We asobanukiwe neza aho ufite intege nke. Asobanukiwe ibintu utinya cyane bigutera ubwoba. Niho ahera kuzanamo ibitekerezo bikubwira ko uri umunyantege nke. We ashaka ibintu biguca intege kugira ngo udakomeza gutera intambwe ugana imbere. Gushidikanya bikakuzanamo ibibazo bituma wibaza niba mu by'ukuri Imana igukunda. Muri icyo gihe uba uri mu bigeragezo bituma utakaza intumbero yawe. Ariko inkuru nziza ukwiye kumenya ni uko intwaro z'Imana zagenewe gutwikira intege nke zawe zose. Umukandara w'ukuri wagenewe gukenyerera intwaro hamwe iy'ibinyoma by'umwanzi, gushidikanya n'ubushukanyi bwe bije mu nzira yawe. Umwambaro ukingira igituza wo gukiranuka urinda umutima wawe kwicira imanza, isoni n'ikimwaro bikomoka ku byaha. Uyu mwambaro ukwibutsa ko ubasha gukiranuka bidaturutse mu mbaraga zawe, ahubwo biturutse muri Kristo Yesu. Ingabo yo kwizera yagenewe gukinga imyambi yaka umuriro y'ubwoba, gushidikanya no kutizera bigerageza guca intege ibyiringiro byawe. Umwanzi ashobora kumenya uruhande rw'intege nke zawe, ariko intwaro z'Imana zikinga impande zose ku buryo umwanzi atabasha kubona aho yinjirira. Zikurinda mu buryo wowe utabasha kwirinda ubwawe.
Iyi niyo mpamvu bidahagije gutwara igice kimwe gusa cy'intwaro zose. Ukeneye kuzigendana zose kandi iminsi yose. Intwaro z'Imana ntizigufasha kwirinda gusa, ahubwo zigufasha no kwataka umwanzi, zigufasha kumusunika ugakomeza kugana imbere ku ntsinzi yawe. Zirakurinda ariko zinaguha imbaraga, zikagufasha kunesha imbaraga z'umwijima. Uyu munsi ndakubwira nshuti yanjye, burana ibyawe umwanzi yanyaze, amahoro yawe, ibyishimo byawe n'intumbero yawe. Amamaza ubwami bw'Imana mu buzima bwawe no mu buzima bw'abandi. Inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana ni intwaro yagenewe kwataka umwanzi, ukayikoresha umurimbura. Ntabwo ijambo ry'Imana ari intwaro yo kwirinda gusa, ahubwo ni intwaro yo kurimbura umwanzi, ukamwambura ibirindiro, ukamwirukana agahunga. Ijambo ry'Imana rigufasha kwambura umwanzi ibyawe byose yakunyaze. Iyi ngabo yo kwizera ntabwo ari ugukinga imyambi gusa, ahubwo izimya burundu umuriro wayo. Kwizera kunetraliza burundu imyambi y'umwanzi. Iyo ubwoba bugerageje kuza, gushidikanya bigatangira kukongorera kuri umunyantege nke, igihe ibigeragezo bije, iyi ngabo yo kwizera ihita izamuka kugira ngo irinde umwuka wawe. Ifata ibitero byose ikabiremamo intsinzi, ikakwibutsa ko amasezerano y'Imana atanyeganyezwa. Ikirenze ibi byose, intwaro z'Imana ntabwo ari uburinzi gusa, ahubwo ni ikimenyetso kigaragaza Yesu Kristo. Buri gice cy'izi ntwaro kigaragaza igice cy'uwo Kristo ari we. Umukandara w'ukuri utwibutsa ko Yesu Kristo ari inzira, ukuri n'ubugingo. Naho umwambaro ukingira igituza wo gukiranuka ushushanya gukiranuka kwa Kristo twahawe nk'igitambo. Inkweto z'ubutumwa bwiza zishushanya amahoro dufite muri Kristo Yesu waduhuje n'Imana. Ingabo yo kwizera igaragaza Kristo ubwe, we tangiriro n'iherezo ry'ibyiringiro byacu. Naho ingofero y'agakiza itwibutsa ko agakiza kabonerwa muri we wenyine. Inkota y'umwuka, ijambo ry'Imana. Uyu ni Yesu Kristo, ari we jambo uriho. Kwambara intwaro z'Imana ni uguhinduka mu bikuranga, ugahagarara mu mbaraga n'uburinzi bwa Yesu Kristo. Mu yandi magambo, uba wambaye intsinzi ya Kristo. Uku niko twahindutse abatsinzi. Ntabwo ari kubw'imbaraga zacu, ahubwo ni kubwa Kristo wenyine. Iyo ufite intwaro z'Imana, ntabwo ari ibikoresho uba ufite, ahubwo uba uri mu mbaraga ze, mu rukundo n'imbabazi ze. Iminsi yose uba uhagaze ushikamye, udakangwa n'uburyo bwose umwanzi yaguteramo, kuko uba ubizi neza ko intsinzi yamaze kuboneka, urayifite mu biganza byawe. Kristo yamaze kunesha, urugamba yararurwanye kandi yaratsinze. Iyo wambaye izi ntwaro, ntuba urwanira kunesha, ahubwo uba urwanira kugaragaza intsinzi ya Kristo mu buzima bwawe. Imana iguha umugisha. Wakoze cyane kudukurikira.